bati runaka tuyobore mu isengesho nkatangira gusenga najya kumva nkumva urushyi ngo pa urundi ngo pa ntazi aho biturutse ndamubwira icyo gihe sinigeze ngo mubwira ibintu nanyuzemo ntibyangusha ndamubwira ntago nzagwa inahubwe Uwiteka intabahaza uburame muzamenya mama Charlene uwo ari we Imana izanterera intebe ndende nzicaraho arangije aramwango ariko reka nkubaze ngo ubundi nyama y'ubwoba ngo yagiye ndamubwira itotezwa ngenda nkorerwa n'abantu batandukanye niryo byamazemo ubwoba intuhumure sinzagwa muyobozi wanjye arambwa ngo ugenda amahoro ndabona ukomeye ngo nibagutenga ntuzagwe iyo nama ivuyeho nyuma y'iminsi nk'ibiri Imana ibirabishohoje ibishohoje umuntu umwe arampamagara ngo muhanuzi w'Uwiteka bari mu nama inti amena nanjye nabimenye ngo wamenye ko ibyo wahanuye byasohoye nti haleluya ngo rero ngo twavuze ngo nta wundi muhanuzi twemera muri paruwase yose ni wowe ngo niwongera no guhanura nta uzongera kugukoraho kuva uwo munsi kugeza amagingo aya nta muntu wongeye kunkoraho nahanuye mutwemerere dutangire tubasuhuza tubahereze ikaze nikaze kuri mama Charlene official ni ya chaîne yivuga butumwa ibagezaho ibiganiro mu buryo butandukanye ibagezaho filime za gikristo ikabagezaho nyine ibiganiro bifite amatopika atandukanye hari umusirikari hari kera n'ubu hari n'ibihe bindi buriya tegurejo ingeri zose ariko hari ukuntu wagiye ukora ku mpande zo hakorwa iki nanjye n'ikindi hakorwa iki mu itorero kubera kera n'ubu ijyanye na hakorwa iki nimba twarabonye ko agakiza kubu karutwa na ka kera turi gutanga umuti y'icyakorwa ubu ntahakorwa iki none hakorwa iki hakorwa iki nimba turimo kugaya ko nta rukundo dufite kandi abakera barakundanaga nuko rwongera rukagaruka nimba turi kugaya ko hari aho twavuze ukuntu umwana aza gukorera ubukwe mu itorero ari imfubyi agakomeza akabayo kandi burya itorero ni umuryango mugari uruta imiryango yose twaturutseho kuko uriya ni umuryango twashakiwe n'Imana iyo umuntu ageze mu itorero ari imfubyi aba agomba guhita abona mama na papa akabona ba anti na ba anko ku buryo nibura naho batasimbura abo yabuze ariko nibura bagahagarara mu cyuho usanga rero ari ikimenyane abana nk'abo baciriritse aba batahira ubukwe n'abaciriritse ugasanga bana bo mu mbyeyi batahiwe ubukwe n'imbyeyi mbese dusanga biriya bintu ntabwo ari byo birumvikana nimba kera barazimyaga umwuka bararekaga Imana ikavuga bose bagatuza bati Uwiteka yavuze bagatuza abubu n'umuhanuzi ahanura bahakanuye amaso ajya ngo nabanywe b'urumogi mbese wajya ngo ni ibintu batamenyereye cyangwa bakubita iki n'imigere ngo nimuceceke bajye bareka Imana ivuge wayo muri make hakorwa iki kuko no kwimura Imana cyangwa ibintu byinshi byagiye bisenyuka byatugezeho ingaruka ariko wenda utaravuga icyakorwa siko hari ibintu koko uvuzeho wenda nanjye nkabyibuka ukuntu uzi ko abantu basigaye bavuga ngo umwuka wera wa kera wari umunyamahane none ngo ubu burajenjetse ese ubu ni umwuka wera ujenjetse cyangwa nabakoreshwa cyangwa nabakoreshwa babona bahagazwe hejuru bagatinya ubundi bigenda gute kugira ngo abantu bavuga ko umwuka wera wa kera wari umunyama kera hari nk'ikintu ntabwo wari kuba wasambanye kera ni ukuri kw'Imana gutinyuke nibyo byose twagiye tubivuga kujya ku ruhimbi rw'Imana kera no mu cyumba wajyaga gusenga waba ufite ibyaha abanyempano ahubwo se warabipimaga wapimaga nimba kwinjira mu cyumba cy'amasengesho iyo byagucikaga barateruraga bakajugunya hanze ngo babona guri nk'igitebo ngewe ndi umuhabwa wo kubuhamya ndi mu bajugunywe hari igihe navuye ku ishuri niga muri segonderi nko mu wa kane icyo gihe urumva bimwe byo by'abasore baravuga ati hano harimo umuntu w'umuhehesi wasomanye urumva nihagararaho ndaceceka nyine nigira uwadanje nanajyanye na mama icyo gihe ndabyibuka ndavuga se n'umuhehesi urumva mu by'ukuri nari ntaranakura ndushobora ngo nari nasamaye cyangwa hari ibindi bintu bidasanzwe ariko hari agakobwa twateretanaga nyine kakana nka kagenzi kanjye umukecuru ati umuntu nakomeza kurwanya umwuka w'Imana ndamukoze isoni reka nihagararaho numva nta nicyo bivuze
umukecuru yagufatiye umuswa ari wengi anyuza mu idirishya iriya akubita nk'iriya icyo gihe ngo mu rutoki rwariyo pfa mbyuka niruka njya mu rugo mbwira mama message ati Bibiliya n'izo nkweto binzanire mu rugo urumva nk'iyo ni experience abantu babyumve neza hatagira abanseka kuko ababwiye batabwa hanze ni benshi ku mpamvu zitandukanye zitanukuba ngo wenda ngo ni ibyaha bikomeye cyane ariko none bakavuga ati ubu ngubu abantu basigaye bisambanira abantu bagakura amafuti menshi bagatinyuka bakajya ku ruhimbi bakajya kubwiriza bakajya mu byumba by'amasengesho abanyempano ntibavuge ese ubu ni mu masharire ubona ni ikibazo cy'umwuka wera ndetse ni ikibazo cy'abanyempano ni ikibazo cy'abayobozi b'amatorero ubundi ubona bipfira he kugira ngo ubu habe harabaho igisa no kudohoka hapfiriye mu ibintu bibiri nibyo byatumye bimera gutyo mu ruhande rw'abahanura babaye abanyabwoba mu ruhande rw'abayobozi nabo barwanya abahanuzi iyo arebye ukuntu agiye guhanura n'ibyo baherutse gukorera mugenzi we ahita avuga ati nanjye barandenze urugo ariko buryo umuhanuzi uvuga gutyo nawe rwose ndakurahiye ntabwo aba yaraciye ku ikosi kuko gutinya umwana w'umuntu hanyuma ugasuzugura Imana nabyo ni ukwikururira ikibazo gikomeye rero ni mu mpande zombi habaho kurwanya umwuka w'Imana noneho babahanuzi bikabatera ubwoba kandi nabo buzuye ubuhenebere nabo barahenebereye ku giti cyabo kubera yuko kuvuga ngo uratinye byonyine uyu mwuka uburyo ukoramo ndabizi wagiye unkoresha umwuka w'Imana iyo watangiye kukotsa igitutu ari wo apana bya bintu by'imitwe uragenda ukagupeza ukakurusha imbaraga ukarusha imbaraga abakuri imbere ukarusha imbaraga ibyo uri bukorerwe nta na kimwe ureba urakuganza neza ukumva wabaye nk'ibisusa umuntu rero uvuga ngo yatinye umuyobozi ni bwa buhenebere nabwo bwuzuye mu bahanuzi yego ese hari igihe waba mama Charlene yaba yarigeze kubitwa ku nkoni z'abahanuzi mbo abahanuzi wenda umuntu avuga hari abahanuzi bahanuye ibintu bikomeye bamwe barafungwa hari abahanuye ibintu bikomeye bamwe bakubitwa inkonja ati ceceka we uravuga iki hari abahanuye ibintu bikomeye bahura n'ingorane zitandukanye bitewe n'ibyo bahanuye mu muhamagaro wawe byari byakubaho wenda bimeze gute ingorane ya mbere nahuye nayo ni umunsi nahanuraga hari komite y'abantu ntavuze kera Imana kandi yarabishohoje burya Imana niyo muyipinze bisohoza vuba kandi bigira ngo ibyo ivuze tubisengera ibikureho icyo gihe hari abantu batoroshye hanyuma umwe abwira undi hari iteraniro rinini ry'akarere batigenda mukore kuri uriya mugore umuyobozi akohereza undi ungezeho agatinya kunkoraho kuko buryo uzabaze hari igihe hari imbaraga ubundi z'Imana zazimeze nk'isumaku hari uwabyigambye aravuga ngo uriya mugore najyaga kumukoraho ngo nkumva sinzi ukuntu mbaye kuko njye maze guhanura hari igiterane gikomeye ku buryo iteraniro rirangiye naratambutse ndi gutaha abantu bakambwira ngo ngumva nguri generali abandi baturafane abandi batigenda wa mugore we ni wowe ukwiye gukorera Imana muri iki gihe kuko nakorewe ibintu bikomeye hanyuma mpagurutse guhanura icyambere bahagurutse abantu ngo nibancecekeshe umwe akaza akampagarara iruhande akanirwa ubunkoraho n'undi akaza akampagarara iruhande mbese nagiye kurangiza guhanura mbona ngo swe n'abantu b'amakositimu ndavuga indi burya nanjye ndanakomeye aba bantu bose ni amabodyguard yanjye ntabwo nagize ubwoba hahise haba inama y'uko ngomba kujya inyuma y'itorero uzira ko wahanuye ese ubwo wari wahanuye ibiki ni ibiki wari uri guha ni Imana yavugaga ko igiye gusohora kwirukana ndavuga ngo ndaje mbereke mbese nabo bariyizi ivuga ukuntu abantu nyine bakora ibyaha nuko sishaka kubisubiramo gusa nyine barabibonye kandi bamwe bicaye n'ubutazongera guhaguruka ese hari ibyo wabonye byasohoreye icyo gihe ni kimwe se cyangwa ni bibiri oya byarabaye umva ibyabaye sishaka kubisubiramo kuko nta kintu bibumarira abantu ariko amaso yanjye yarabirebye kuko ndibuka ko mu bantu bampagurukira ko uwo munsi Imana yari yavuzemo umuntu
ugiye gusengerwa ku buyobozi kandi bidakwiriye yahise ajya muri gereza bamuhoye ibinyanga bye abandi bantu nabo bahita bandikwa mu mvaho bakoze amanyanga n'ibidega abandi bo rwose aho bicaye bari kwirahira Uwiteka babura bajya avuga bati burya Imana yari yatugendereye habaye inama rero bansaba ko nsaba imbabazi barambwira bati umuntu w'umugore nkawe guhagarara imbere y'abagabo ibintu nk'ibyo ngwino usaba imbabazi uvuge ko utazongera bantumaho umuntu ngo azanganirize uwo muntu araza arambwira ati rero wambabariye irya none ko babyiyemeje kandi bari bugutenge bigakunda wambabarira ukaza ugasaba imbabazi wenda uzongera ariko uzuzisabe n'iri joro ribe rikeye wari kuzisabira hehe ceceka wumve ngo n'iri joro riba rikeye iryo jambo ryandiye ahantu nibaza umwana w'umuntu ukesha amajoro yanjye ninde umpa guhumeka barakuyiteje ahubwo iryo ryonyine koko saba imbabazi ngo sinzongere guhanura ngo amajoro yanjye bayakeshe ntawe uzi iyo ntaha nabayeho imyaka nirya nkimara ntago ndwara ngo mbone usura bavuze gutyo numva barabivanze uwo muntu arambwira ngo dore wari ugeze mu rwego rushimishije ari umuyobozi mwiza wanyoboraga ugeze mu rwego rushimishije mu buryo bwo guhanura kandi no mu buryo bw'ivugabutumwa arambwira ngo mu myaka nkuyoboye ngo mu bakurwanya sindi kumwe nabo ngo narakwitegereje ngo mbona ugira umwuka wubaka itorero ntugira usenya ariko mbabarira usaba imbabazi gusaba imbabazi nari kujya imbere ya nyobozi nkazasaba imbabazi n'uwo muyobozi mukuru nyine kuko nahanuye nuko ndamubwira nti rero ntago nabishobora intibuto inyatsa ntago nza ahantu iba ninzimya sinzahwire nisaba imbabazi ngo sinzongera nakicara mu iteraniro bikagaruka nkananirwa ububizimya nabigenza gute ndabwira nti none se muyobo inti mara amezi 7 isengera igiterane Imana ingire ngo izankoreshamwe umurimo umuntu udaheruka no kuvuga mwami Yesu azankoreho ngo aranzimya ngewe ndagatadowa agatadowa ko ariko bahuha ngo kamwe gakoreshwa na peteroli kagahita kazima ndangije ndamubwira arambwira ngo mfite ubwoba ko nibagutenga uzasubira mu basilamu ndangije ndamubwira nti nukuri sinzasubirayo inti cyambere ibinkorerwa si ubwa mbere mbikorerwa kandi sinigeze ngwa inti ngewe rero ni mu ntenga nzakomeza nicare ku ntebe ya mbere kandi imbere nimbona icya 10 ngitange nimbona amaturo nyatange nzakomeza mba umukirisitu mubwira inkoni nakubiswe maze gutera ikorasi nkubitirwa mu rusengero mubwira urushyi bampaye ndi mu ndi gusenga nkwita inda y'amezi nimba ari 2 muri korari ibaza umuririmbyi visi perezida wa korari kuba uri muri groupe kumwe abaririmbyi bafata amasengesho bati runaka tuyobore mu isengesho nkatangira gusenga najya kumva nkumva urushyi ngo pa urundi ngo pa ntaza aho biturutse ndamubwira inti icyo gihe sinigeze ngo mubwira ibintu nanyuzemo ntibyangusha ndamubwira ntago nzagwa inahubwe Uwiteka intabahaza uburame muzamenya mama Charlene uwari we Imana izanterera intebe ndende nzicaraho arangije aramwanga ngo ariko reka nkubaze ngo ubundi nyama y'ubwoba ngo yagiye ndamubwira inti itotezwa ngenda nkorerwa n'abantu batandukanye niryo byamazemo ubwoba intuhumure sinzagwa muyobozi wanjye arambwira ngo ugenda amahoro ndabona ukomeye ngo nibagutenga ntuzagwe iyo nama ivuyeho nyuma y'iminsi nk'ibiri Imana ibirabishohoje ibishohoje umuntu umwe arampamagara ngo muhanuzi w'Uwiteka bari mu nama inti amena nanjye rero nabimenye ngo wamenya ko ibyo wahanuye byasohoye nti haleluya ngo rero ngo twavuze ngo nta wundi muhanuzi twemera muri paruwase yose ni wowe ngo niwongera no guhanura nta uzongera kugukoraho kuva uwo munsi kugeza amagingo aya nta muntu wongeye kunkoraho nahanuye kuko cyari igiterane cyahuje amaparuwase habaye ibintu runaka hari haje abantu b'ingeri zose ibyo rero nahanuye byamenyekanye ku bantu benshi baravuga bati wa mugore umwuka w'Imana agize ate ari muri we rero ikindi gihe bwo narahanuye umuyobozi umwe araza nkubita ishyi mu bitugu araza nkubita ishyi ceceka twumvise hari ku cyumweru ceceka twumvise ceceka twumvise nuko yangize ahita nkatana muri biro arambwa ngo niko nimba ibi bintu byawe utabiretse tugiye kugufatira imyanzuro ngo ubundi ngo ngaho mbwira
ngo iyo bijya kuza ngo biba bimeze bite ngo biza bite. Ndamubwira ntari koko pastor, umuntu nkawe n'imyaka ufite ninjye ukwiye kukubaza uko ninjyewe ukwiye kumbaza uko biza cyangwa ninjyewe ukwiye kukubaza byo twarimo tuvuga. None ndibaza rero nyuma y'ibyo hakorwa iki kugira ngo umwuka wera yongere asugira asagambe mu nsengero, yongere ahabwe intebe? Ntabwo twakoze igikorwa cyo kumwirukana mu buryo bugaragara, ariko mu by'ukuri mu buryo bunyuze kure wagira ngo yarirukanwe kubitewe n'uburyo ubona bigenda bimera. Hakorwa iki rero wa mubyeyi? Ese kuri kuvuga ngo ntabwo twamwirukanye mu buryo bugaragara, abantu baba mu nsengero barabizi ko twamwirukanye tukanamukubita. Iyo ukubise ku munwa abahanuzi cyangwa ukabacecekesha uba uri kuyikubita. Kandi natwe dusesenguye neza tukitegereza ibiri kutubaho, natwe iri kutwishyura. Kuko umwuka wera abantu nibareka Imana yisanzure, kuko ni mu nzu yayo. Nawe baza umuntu w'umugabo wariyubakiye inzu ukayibamo, umuntu akaza kukwambura ijambo iwawe mu rugo uri umuntu w'umugabo, ntago mwagimbizi. Noneho ibaza uyu mugabo witwa Imana yaremye isi ikarema nijoro n'ibitaraza bizaza. Ikintu tugomba gukora nuko tugomba kwemerera Imana igatembera uko ishaka, ikavuga nk'ubu bashakaga ko abahanuzi bahanura ibyo bakeneye. Umuhanuzi wahanuraga cyangwa umuntu ufite ubutumwa bw'Icyacumi n'amaturo cyangwa ufite n'ubundi butumwa nzabazamura nje kugira neza abantu banjye, nta wigeze amukoraho. Ariko wavugaga ngo Imana imanuye inkoni ije kubatatanya, ije kugira gutya na gutya, ntago yongeraga kugaragara. Abantu rero nibemera Imana izi, kuko gukomeza gukingirana Imana tuyirukana iwayo nibyo byago n'amakuba. Ngiye burya nigishwa iyi COVID-19 yaranyigishije, ndavuga intu umuntu utazigishwa na COVID-19 azaba ari izavamo igishyitsi. Kuko COVID ubonye ukuntu abaririmbyi baba baririmba n'agapfukamunwa, nukurikira burasekira n'amanyenyeri Imana yatwambitse, birase n'ibihembo twahawe mu itorero yaratudiye. Nukuri ibaze ujya kumwe abantu bamaraga gusuhuzanya bahagaze, ubundi mwaricananaga mugahoberana, ariko ubu pasiteri arakubwira ati nta wemerewe gukora ku muntu. Koko ibyo bintu nibyo mu rusengero. Ese ya macensi yari icyahara? Ubu nanjye sigaye ngira gutya. Uri kubyumva neza? Uko biri kose nibaze, kuko ibi bintu ntabwo byari bikwiye kudutungura. Imana yaravugaga ati imbere birakomeye, kubera kwa kunegrija kwacu no gupinga. Ibaza aho Imana ivuga umushumba cyangwa pasiteri bari muri telefone, kandi noneho ikavuga arakaye, kagira ngo Imana ivugiwe muri saro, akarakara, umuhanuzi akamurakarira. Kandi byarenga ku mugoroba bagafata abahanuzi bakabajyana mu bipangu byabo. Icyakorwa nibareka Imana yongere itembere, ivuga icyo ishaka, ikora icyo ishaka, Imana yamamare mu bugingo no mu mitima yacu. Bitari ibyo Imana ikunda icyubahiro, izakomeza iduhondagure kugeza tugiye kuri gahunda. Kandi iyi COVID ntabwo iri guhindura abarokore, bateye ubwoba. Ahubwo bamanu barimo baragwa, abandi bararushaho kuba babi. Ni ikibazo, kandi Imana izatugenderera kugeza tubaye beza, kuko Imana ikunda itorero. Nose umuntu yavuga ko COVID wenda yaze kubera imyitwarire y'abarokore? Reka nkubwize ukuri, nuzajya ubona icyago kije mu gihugu, ujye umenya ngo biturutse ku bakristo babivanga. Kuko umukirisitu ukijijwe nabi, naho waba umufite muri kampani yawe, menya ngo nta terambere uzabona. Mu Rwanda ariko 95% burya n'abakristo mu masharire. Wabimenye nyine, ni abakristo ariko bingwiza murongo. Ubu ugiye mu madosiye ya polisi usangamo abakristo benshi, ugiye mu banyamitwe polisi yiruka inyuma usangamo abakirisitu benshi, ugiye mu birego mu bushinjacyaha. Nge simpanga amadosiye muri leta, sinjye ushinzwe kuyapanga, ariko nkoresheje impano yo gukeka. Nzi ko abanyabyaha benshi bajujubije leta baturuka muri aya madini. Noneho rero ntago kuba mu Rwanda hari abakristo benshi, kandi iki gihugu cyemera ubukristo kiranabushyigikira. Kuba rero nta musaruro bari gutanga, niwumva ngo imihanda y'Igisenyi yapasutsemo kabiri, ujye umenya ngo n'abakristo babiteye bakijijwe nabi. Niwumva ngo imitingito ngo Nyiragongo Kirunga cyarutse, ntukagira ahandi ubishyira, ujye ubishyira ku bakristo bakijijwe nabi. Kuko umukirisitu bivanga akururira umuvumo igihugu, niyo ari umugore wawe akururira umuvumo umuryango, niyo ari umugabo akurura umuvumo, niyo ari abana bakurura umuvumo. Nimba ari n'ugucururiza muri butike
agutera umwaka kugira umupagani basi shaka umupagani mwenye uriya ntacyo atwaye buriya n'Imana iyo ikebutse abapagani bari mu gihugu batarakizwa nta mupagani ifitanye nawe ikibazo ariko umupagano mu rusengero dore nibo bateje ibi byago aka gapfukamunwa mubona ni twebwe abakristo babiteye izi metero nuko mbese niziguma mu rugo tuba dukeka ko zagaruka nuko kwiyongera nibo babitera kuko abakristo bazana umugisha mu gihugu kikazamo amahoro iyo bubashye Imana ariko iyo bayikoze mu jisho ngira ngo birumvikana cyane buri wese akwiye gucunga izamu rye maze akisubiraho kugira ngo Imana ikize igihugu ibyago iturinde ikomeze dutere imbere maze ibintu byose bigende neza ni mama Charlene ukugira iyo nama kugira ngo byose bize bigenda neza mama Charlene ubwo twavugaga kuri kera n'ubu tuvuga cyane cyane twivugira ku bijyanye n'umwuka wera uburyo yari ameze mu nsengero uburyo byari bigiye bimeze wenda reka tujye kuri ubuhenebere karundura ngira ngo inyigisho zawe cyangwa ibintu bitambuka kuri iyi shene yawe yivuga butumwa byose bafite ukuntu bigenda bishaka guhwitura abantu ngo bongere bibuke kera uvuze ngo ubuhenebere karundura no kuvuga ko habayeho igihe kitari cy'ubuhenebere haba noneho icy'ubuhenebere gusa noneho ubu noneho turi muri karundura y'ubuhenebere Mana yanjye iri ni iki koko mu buhenebere karundura mugeze kuri episode ya kangahe yarya mama Charlene ubu ngo twari tugeze kuri episode ya 3 season ya 4 ubwo ni episode ya 3 ya season ya 4 yego ariko hari uburyo turimo gukoramo filme izirangira zitari ku ma episode kuko hari inyigisho zitandukanye dushaka gutanga zihuse kandi ziza zirangiza harimo na ya filme wabonye nakinnye ndi umupolisi hariya turimo kwerekana ubujiji bw'abakristo ba mu nsengero umukristo wiba yarangiza akaza gutinda shima Imana ko yampaye kandi yibye akajya ku kazi akagahirikaho umuntu akamutangira ruswa bakamwirukana yarangiza ati ndashimira Imana ko yampaye akazi washimiye ruswa yawe harya buriya hari ababikora buriya se nibarahari umuntu akajya hari n'abakobwa batanga avance bakabona akazi yarangiza ati ndashimira Imana ko mfite akazi kandi yahaye umuhungu kugira abone akazi yarasambanye dufite n'abacuruzi babaye abashoramari bafite amafaranga bagiye bakura mu bwambuzi bafite abantu bagiye bakuzaho banyura mu mayeri ariko bashima Imana ngo nari umukene ariko ndi umucuruzi ariko ukwiye gushimira Imana icyo yagukoreye ariko ibintu wiyeranje ukabona wijya kubishimira Imana muri make twari turi guhwitura umuntu ndashimira Imana ko naguze perimi koko n'umupagani ari umupagani ntiyayigura ngo bivuge kugura perimi uri umukristo ahubwo yabivuga ntavuga ko yayiguze avuga ko Imana yamuhaye perimi ubwo rero umuntu ati haleluya narakoze cyane mbura perime ubwo ni muri iyo filime twari derutse gukora ubwo ngewe nari mvuye ku ikosi ndafandi ndi nkorera mu ishami ry'ubugenzacyaha n'iperereza noneho nza niyambariye civiliyani sibyo none nicaye mu iteraniro barisararanga barabeshya nicayaho bigeze numva birakomeye mfata record ntangira kuba recording kuko nimba uri umupolisi ntiwajya kubabarira bo mu rusengero kandi ari abanyabyaha bakanduza abandi cyane umupasiteri wa mbere ati ndashimira Imana bari bagiye kufungira urusengero ibaze pasiteri uyoboye abantu bampora ko nta diplome mfite ngo ariko hari igihugu duturanye bandangiye ko najya kuyiguramo ngo shima Imana ko yampaye amafaranga nkajya kugura iyo diplome ubitorero ryanjye riri gukora neza kombe ndi kumuri coding undi nawe ati ndashimira Imana nakoreye perime kenshi hanyuma sinayibona ngo ariko ndashimira Imana ko hari umuntu bandangiye maze arayimpa muha amafaranga kandi nicayaho undi ati ndashimira Imana nari mfite ubukwe umuntu ati igipfurumba cy'amafaranga ati ndangije ndagitora nanga kukimusubiza ngiye kubarasanga ni miliyoni 2 ngura amajyambere ndashimira Imana yankoreye ubukwe mpagurutse rero nawe urabyumva ndavuga nti mwese hatabuze n'umwe namaze guhamagara pandagare polisi zuzuye hano mugende mwese babafunga ngo rwose tubabarire ngo ubundi se rwaje gukora iki ndavuga nti hari ibyaha mukora Imana ikazabababarira ariko leta ikabakurikirana ubwo muzihani bababarira ariko mucaha buri wese ajya kuryozwa ibyo yakoze ubwo urumva ariko n'ubuhenebere
ibintu byo mu itorero byabaye kwiyeranja, aho umuntu ashaka ubushumba agatanga inoti, yashaka ubwarimu agatanga kashi, imyanya ikagurwa yo mu rusengero, kandi tuzi ko ibintu by'Imana ari amavuta yo mu ihembe. Ubwo rero n'ubuhenebere karundura. Aho harimo amasomo akomeye cyane pe. Iyo filime nyine iri aho ngaho kuri Mama Charlene official, ushobora kuzireba uko zagiye zikurikirana. Iyo episode ni iherutse ngira ngo mu buhenebere karundura. Ari yo iherutse. Hari indi twashyizeho iherutse kujyaho, twari turi kwigisha abakristo, umugore n'umugabo baba bashaka kuryamana bagakora imibonano mpuzamitsina ariko bishinze pornography. Uri kumva? Ugasanga kandi nimba turi abakristo, Bibiliya ivuga ko hari abantu bakora ibintu mu mwanya, sinzi ukuntu Bibiliya numvise ibisobanura, abantu bakoresha ibintu mbese imyanya itarabigenewe, ugasanga no mu bakristo bijeho kujya kuri interinete akabonamo filime za porono. Ni umugabo w'umukirisitu yanga umugore akivuza ko ibyo yabonye ajya kubikora iwe mu rugo, kandi kuko turi abakirisitu tugomba kwirinda muri byose, tugakora ibintu uko Bibiliya yabyanditse. Niyo filime rero twakinnye, kuko urugo rwari rugiye gusenyuka kubera uwo mugabo yakoreraga uwo mugore ibyo atazi atanamenyereye, ariko twasize tubasengeye tunabagira inama, ubu rugo rurubakitse. Ngira ngo birumvikana cyane, mwabyumvise rero. Ni Mama Charlene twarimo tuganira atubwira ku bintu byinshi bitandukanye. Mu by'ukuri ikiganiro nk'iki kiba kirimo inama n'impanuro nyinshi, wowe ugikurikira tuzajya tugenda tuganira n'ibindi bitandukanye, atubwira ibintu byinshi. Uyu munsi twibanze cyane ku mwuka wera n'uburyo abantu bamugarura mu nsengero, kugira ngo tudakomeza no kurya ibinyafu by'Imana idukubita mu buryo bugiye butandukanye. Ni ibinyafu, ubu nakanyafu biri kutunyuza. Igihano cy'Imana se wagikira? Izitwika cyangwa irimbura, iyo cyiswe igihano. Naho bene utabari utunyafu igenda utunyuzaho kwa kuntu umubyeyi ahana umwana gutya. Ngira ngo rero ni ibintu byumvikana cyane. Mama Charlene, reka ngushimire nubwo ari iwawe, ariko kuba uje kutuganiriza ukanantumira ngo nkuganirize, ngira ngo ni ibintu byiza cyane bigaragaza yuko tuba tugenda dukora uvugabutumwa mu buryo butandukanye, kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze bugende bwaguka. Reka rero tugushimire cyane, kugira ngo mukomeze mutere imbere muri ibyo biganiro bitandukanye, mu iyo filime y'ivugabutumwa. Imana ikomeze kubashyigikira kandi ibane namwe, nimutagwa isari ntabwo uzabura kubona umusaruro w'ivugabutumwa wakoze, ndetse n'iryo iri kuri imbere ukomeje kuzagenda ukora, kugira ngo Imana ibane namwe izina rya Yesu. Ushaka nimero za Mama Charlene ziri aho ngaho ku kiganiro. Ikiganiro ziba zihari, ziri no muri mobile money. Ushobora kumutera inkunga mu buryo butandukanye kugira ngo uyu murimo waguke. Aba bahungu baba kamera bafata ibiganiro bagira gute, bose baba bashaka amafaranga, no mu bundi buryo interinete, byose burya abajyana na Yesu gutabara abandi nibo bagabana umugisha w'Imana. Hari ukuntu ushobora gufasha uyu mubyeyi ivuga butumwa akora, ukaba yarikora abanyabyaha bagakizwa, Imana nijya kumuhemba ntabwo izahemba Mama Charlene wenyine, ahubwo izamuhembana na babandi bagize uruhare urwo arirwo rwose, kugira ngo ivuga butumwa akora rigere kure, ryamamare, ubundi ubwami bw'Imana bwaguke. Turagushimiye, Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane Jean.